Banyeshuri bana bacu, muri ibi biruhuko bisoza umwaka w'amashuri, mbifurije ibiruhuko byiza, muzagire ibihe byiza, musabane n'abandi bana ndetse n'imiryango yanyu. Ndabashimira umuhate n'umurava mwagaragaje mu masomo yanyu uyu mwaka wose. Nizeye ko mwatsinze neza. Abo bitagenze neza nimucike intege, mukomeze mugire umuhate no kwitegura ubutaha namwe muzatsinde. Ku bagenewe kuzajya mu masomo nzamura bushobozi, benshi muzi nka remedial program, ndabashishikariza kuyitabira mushyizeho umwete. Ibiruhuko ni umwanya wo kuruhuka no gukina, mukaganira n'ababyeyi banyu, by'umwihariko ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Mutibagiwe kubafasha imirimo mushoboye yo mu rugo. Rwose kandi mwirinde ubunebwe. Mu biruhuko nanone mukwiye gukomeza gusoma ibitabo, gukurikira ibiganiro nyungurabumenyi byaba ku maradiyo, televiziyo ndetse n'ahandi hose byaboneka. Babyeyi dufatanyije kurerera u Rwanda, turabashimira uruhare mukomeje kugira mu burezi bw'abana. Muri ibi biruhuko muzakomeze kubaba hafi, mubatege amatwi, mubatoze indangagaciro zikwiye, ikinyabupfura, kubaha no kubahana, isuku no gukunda umurimo. Barimu, barezi, ndabashimira ubwitange mukomeje kugaragaza mu kwigisha no kurera abana b'u Rwanda. Mwarakoze kandi namwe mukwiye kuruhuka no kwita ku miryango yanyu. Ibiruhuko kandi ni umwanya mwiza wo kwitabira amahugurwa n'ibindi bikorwa bibafasha kurushaho kongera ubumenyi no kunoza umwuga wanyu. By'umwihariko ndabashishikariza kwitabira gahunda yo kuzamura ubumenyi mu rurimi rw'Icyongereza mwigishamo. Mu gusoza, reka nongere mbifurize ibiruhuko byiza. Enjoy yourselves and have fun.